Gacapu TV twagiye kwiga amategeko y'umuhanda. Fata agakayi n'agakaramu twige amategeko y'umuhanda tuyavuye mu mizi. Ijambo inzira nyabagendwa rivuga iki? Rivuga imbago zose z'imihanda minini, amabarabara, aho abantu nyamwinshi bahurira, aho imodoka zihagarara, inzira n'utuyira two ku muhanda, ibiraro, ibyombo, mbese ku buryo rusange imihanda nyabagendwa yose igendwamo ku butaka. Iki ni cyo gisubizo cyiza mu gihe bakubajije, ushobora kureba ibibazo baguhaye ugahitamo ibisubizo baguhaye ugahitamo kino gisubizo. Ijambo rya kabiri, umuhanda. Ijambo umuhanda rivuga igice cyangwa ibice by'inzira nyabagendwa bigendwamo n'ibinyabiziga, ibyo gusa. Iyo nzira nyabagendwa ikaba yagira imihanda myinshi itandukanyijwe ku buryo bugaragara n'ubutaka bwayo cyangwa ubusumbane. Ijambo rya gatatu, inzira y'ibinyabiziga. Inzira y'ibinyabiziga rivuga umuhanda n'inzira ziwukikije. Urumva ko umuhanda utandukanye n'inzira y'ibinyabiziga. Inzira y'ibinyabiziga rivuga umuhanda n'inzira ziwukikije. Ijambo rya kane, igisate cy'umuhanda. Igisate cy'umuhanda bivuga kimwe mu bice bigabanyije umuhanda mu burebure bwawo, bishobora kugaragazwa n'umurongo umwe ukomeje cyangwa ugizwe n'uduce dukurikirana, ariko icyo gisate kikagira ubugari buhagije ku buryo ibinyabiziga bitari amagare, velomoteri cyangwa amapikipiki bigenda bibangikanye. Ako twakumvise neza. Byo ku ijambo rya gatanu. Ushatse waba uretse ukumva ubundi ukandika nyuma, wajya ufata pause muri video ukandika. Ijambo agahanda k'amagare bivuga igice cy'inzira nyabagendwa cyabugenewe kinyurwamo n'amagare na velomoteri, bikagaragazwa n'ikimenyetso cyabugenewe. Iki ni cyo gisubizo cy'ukuri mu gihe bakubajije ubusobanuro bwa ririya jambo, ibindi byose nta gisubizo kirimo. Irya gatandatu, amagambo, isangano cyangwa inkomane. Isangano n'inkomane bivuga ahantu hose imihanda ihurira, aho umuhanda usukira mu wundi cyangwa mu maharakubiri y'inzira nyabagendwa, ubwo hakabarirwamo imyanya igizwe n'ayo mahuriro n'izo nkomane cyangwa n'ayo maharakubiri y'imihanda. Kuvuga ngo ahantu ubona umuhanda uturuka ruguru, undi uturuka hepfo, undi uturuka hirya, undi uturuka hino, aho niho mu nkomane cyangwa se mu masangano. Ijambo akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe gusa abanyamaguru cyangwa ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri. Ni ya nzira ishobora kunyuramo umuntu, abagenzi, igacamo moto cyangwa amagare cyangwa se na velomoteri. Iki ni cyo gisubizo cy'ukuri ku busobanuro bwa ririya jambo. 8. Inzira y'igitaka bivuga inzira nyabagendwa yagutse kurusha akayira, ariko ubusanzwe ikaba itaragenewe ibinyabiziga bibiri. Inzira y'igitaka ni ya mihanda nyine tubona y'igitaka, ariko nyine ubona kugira ngo imodoka ijye kubisikana n'indi bisaba kugira gutanga inzira. Inzira y'igitaka ikomeza kwitwa ityo iyo isa n'umuhanda igihe irasuka gusa mu yindi nzira nyabagendwa. 9. Urusisiro bivuga ahantu hose hari amazu yegeranye cyangwa afatanye ari ku ruhande urwo ari rwo rwose rw'inzira nyabagendwa, cyangwa se aho binjirira n'aho basohokera hagaragazwa n'ibyapa by'aho hantu. 10. Ijambo umuyobozi bivuga umuntu wese utwaye ikinyabiziga cyangwa uyobora mu nzira nyabagendwa, inyamaswa zikurura, izikorera cyangwa izigendwaho, cyangwa amatungo yaba ubushyo cyangwa imwe. 11. Umukozi ubifitiye ububasha bivuga umwe mu bakozi bavugwa mu ngingo ya 3 y'iri teka, wambaye ku buryo bugaragaza ibimenyetso by'imirimo ashinzwe. Iyo umugenzi ahagaze, umukozi ubifitiye ububasha
ashobora kuba adafite ibyo bimenyetso, ariko rero agomba kugaragaza ko abifitiye ububasha. Ijambo ikinyabiziga bivuga ikintu cyose gikoreshwa mu gutwara abantu n'ibintu ku butaka, kimwe n'igikoresho cyose kigendeshwa, gihingishwa, gikoreshwa mu nganda cyangwa ahandi. Ijambo ubwo tugeze kuri 13. Ijambo ikinyamitende bivuga ikinyabiziga cyose nk'igare ry'ikiziga kimwe, bw'ibiziga bibiri, bitatu cyangwa bine bigendeshwa n'ingufu z'abantu bakiriho, nko kuba bakoresha ibirenge cyangwa intoki. Aha twasobanukiwe neza. Tuzakomeze muri video itaha. Nimba utarakora subscribe kuri no channel uyikore kugira ngo ujye ubona update, ujye ubona isomo rya buri munsi, ukande like kuri iyi video, uyisharinge ku bandi bagenzi bawe bashaka kwiga amategeko y'umuhanda. Vuba turabakorera na website yo kwitorezaho ku buntu. Murakoze. Esha agaciro amafaranga yawe uhahiraho bataguhenda. Hamagara kuri izo nimero wigurira imyenda n'inkweto.